amabanda se bo ntago uyobe ukuntu bakundanaga wari uzi ko byagenda kuriya ujye umenya yuko turi abasirimu dukwiye kuzajya dukora ikintu cyose twagitekereje ibintu byo kubyara muri aka kanya genda umva atari tayari pe sinabona amajyani mari bane baretse ukijyana ninda kubyibundi ko nashatse umugabo nese washatse imbeba njye nashatse amafaranga ako ni kama amafaranga niyo yanzanye muri uru rugo reka nkubwire izina ry'Imana uzakucira yego ko ndana wigize rambo mu bisheke usigaye gendana na kutose ubu ngiye kuzahangana nawe uzaruvamo dusigaremo hanyuma rero Filipo we karibu rero karibu rwose mama bebe karibu rwose muri isanga mu rugo rwacu sheri uyu mugabo ndumva umwibuka yitwa Filipo ni inshuti yanjye magara kuva kera mu busore bwacu twaranakoranye twagiye dukubitana imitego henshi ariko tubana nk'abavandimwe yego rwose uyu rero ni umudamu we yitwa mama bebe ariko ntabwo ari ryo zina rye amazina ye bwite ni Solange ni urubavu rwanjye hanyuma Sora uyu nawe niwe mudamu wanjye numva bugufi rwose kandi turanaberanye urabibona rero mu minsi yashize bambwiye yuko mwageze hano ariko ntiyabamenye rwose habayeho kutamenya akaba ari nayo mpamvu yari yifuje ko mwakongera mukadusura kumwe n'umutware tukaganira ariko tukaniyunga ako gatotsi tukagakuramo rwose kakavamo nyine nagira ngo agatabo mbabwire ngo ni mumbabarire ntabwo pe nari nzi kuri umubyeyi mama bebe nyine ni kwa kundi umuntu abyuka atasenze satani kamugenderera rwose sheri nkuko nari nabikubwiye numvishe ku mutima wanjye hasigaye ikintu niyo mpamvu rero ubu nahisemo rwose kuvuga ati reka musabe imbabazi rwose nciye bugufi oya ntacyo njye narakubabariye rwose kuri pe Imana iguha umugisha kabisa rwose nicyo nk'uko burya abantu bakuze rero papa bebe nawe rwose mbabariye kugusuzugurira umufasha ntabwo nari mbizi oya nanjye ndishimye pe ariko ubusanzwe buriya nta nubwo ndi mubi ni kwa kundi nyine umuntu aba yabyutse adasenze agira ati wari wanamufosha kavuna umuheto ahubwo yari yapfuye byose nyine ntabwo kabura unafuhira ubu ngubu bejo biterwa nyine no kumukunda cyane ariko mumbabarire twavuza menshi wabanje ukabicira akanyuta ariko nizere ko mbabaye inshuti y'Imana bari twakubabariye cyane ndishimye ntureba Imana iduhana umugisha reka mbakire babaza icyo bafata rwose hano hari juice amazi hari fanta njyewe mwakazi yewe ga Filipo we byagendaga ariko papa bebe mwebwe papa bebe we ni kwa kundi nka kakandi nanjye nyafata nakibutse ariko njyewe noneho njyewe umpindurire uzane kakandi byegeranye kwa kundi nyine gakonje ariko di yego sheri nase ubundi firi rwose pe murakoze kuba mubabarira umudamu wanjye rero nawe ni umuntu mwiza ahubwo nkuko yarabivuze buriya ni satani wenda ndabizi ko mutahita mubyakira kubera ko hari uko mwari muzarine ariko ndabasabye mujye mutuba bugufi pe tujye inama byararangiye mbanda ana byararangiye rwose kanari wawe ntawamurenganya aracyari na mutoya ndamwumva cyane bana kabisa rwose asante nawundi se wisubikiraho byose rimwe hari umugabo mw'icupa rimwe ngo rimwe ryishe umugabo nyacyonga arapfa baramuha burya se ni nyacyonga baba bavuga izo se reka niyaranje aho se ubundi buretse aho yigizeho umutwe nkwereka babyita n'abazinyweye oya niho baba bavuga ntabwo buriya narimbiye ko gipfubije ra yarasuzugura sheri iyo dusubi radone nifunguriye agasembuye sheri urikunda we n'ubundi regize ziribagirana kenshi muzanira karahuri ntabyo narinzi sheri ibi bintu byawe rero kubipfundura bijya bingora cyaraho kutayitomboka agace bidatomboka
biragace sheri. ibi bintu kutabimenyereye. Sheri gira gace pe. aya maze kukamenyera kuba warabimenyereye ubundi nyine wambwira ko ari kukunda. Mm. Firi ngaho mumfashirize rero nawe. ibyo ni ibyo mbwiriza. Ndabona buri wese ari ukwizizira da. Sheri none urabikoze. akantu kararyoha Nawe urakazi. Ubu ngero kanwaye umutima dohakana akabonye muri iyi nzu ryarimo. Turyoherwe rero. Ubuzima bwacu. Ngaho. Sheri karakonje pe. Ako nawe banza utoranyije bikonje cyane. Aka niko sawa. niko keza kabisa Iri zuba se. None se mwari muri aho mama bebe. turaho turakomeye Buranzagira icyo nzanira n'abasore. Sha. karibu zaje dusura Umwenzi w'aka kantu rwose yarakitoye yaragatsibura pe. Oh. Utarekera wagira ngo wazirayemo. Iyo wazirayemo nibwo ubukizi yawe. Aya. Nazirayemo se nageze hano nimugoroba cyakora nasomye dutatu. ndamba ndi mu rugo n'umwana Mpita nirambika nta nubwo nigeze. Niba nibaza umwana bimeze gute? Sinanayiheruka. gira uko bigenza Twe haracyari kaba. Mama bebe mumbwirire. Mumbwirire rwose. bigenza rwose Mumbwirire. Ahubwo bakongere. Bakongere rwose. Sura nama wanasura nama. Oya bakongere pe ubuze ikintu cyiza. Bamwongere fanta ariko. icyo ngicyo Naringize ngo ni. Mama bebe rwose ngo byare dore wongera basubirana baraje bamugutwara. Uyu nguyu ntabwo. None se ntabwo turi bunatamirera. Ego ahubwo naheze mu magambo buriya reka ndebaho Reba uko asanga byifashe. bari abana babifiya. Reba uko byigeze. Yewe. Aho se ariko umeze neza. Turaho pe. Intonganya za hano mu rugo agasuzuguro iki ngiye bisa nkaho mbirambiwe kabisa. Ngiye kuvanga n'igendere. Gusa mu kuva hano nkasiga nkoreye ikosora ziriya bici ku buryo zizasigara zivuga ziti uyu mutipe kweri. Ngiye gusiga mbakoreye ubugome ku buryo ewana aho uragira ngo ngire inama tubakorera ubuhe bugome bano bakobwa. Ikibazo cyawe wowe ibintu ushaka gukora ni ugukubita ni ugukomeretsa kandi ibyo ngibyo bigusigira ibimenyetso byakurega bikagutsinda. Ibyo byo nabashije kubyihanganira kuko ibintu bankoreraga iyo abarundi yari guterura akadimba cyangwa se akamukubita icyuma akazajya kuburana nyuma ariko ibyo byo narabyihanganiye ariko ndashaka kuva ahangaha mbakosoye n'undi munsi hatazagira umuntu bamenyera burya aragiye uba umuntu cyane akagusuzura akagira ngo weho ubugome ntubuzi. Ikintu ntekereje urabona bari abakobwa birirwa muri salo cyane bareba amateleviziyo bakora utuntu nk'uko ngutwo nta n'umwe utekereza kugera mu gikoni barimo bararyoshye mu note za mbanda kabisa. Noneho urabona bosi igihe nzaba nzi neza ko azarya ku biryo tuzateka kuri uwo munsi nimugoroba uri kumva nzateka nkureho ibiryo byacu mbishyire hariya ku ruhande noneho ninangiza ibiryo byabo bite mfata umunyu wa desa menemo kari agapaki kose uri kumva temenamo ubaho umunyu mwinshi. icyo gihe bosi nabiryaho azahita yibaza umuntu wabitetse amamagarana umujinya mwinshi cyane ati ngwino hano nambaza ngo ninde wabitetse ngati ibiryo rero umugore wawe yari yifuje kugushimisha umunsi wa none arambwira ati va mu gikoni nkigiremo umugabo wanjye kugira ngo bize kugenda neza uhita ubibagerekaho cyane kandi urabizi ko bosi anyizera akomanza ko kari ako kantu ariko ako nyine kuko katuma uko iminsi igenda yicuma bosi agenda amuhaga tugenda murambirwa cyane cyangwa akahita acisha bugufi tukajya ku rugero rumwe gahunda kariya no muri bosi n'ahandi namara kugahaga azahita agakimbiza gusa njye numvaga ibyo bidahagije mwana numvaga nazasiga mfashe nka side nkashyira mu biryo byabo ubone nkahita nimanukira kanyumvira nta bintu urumva waba utansize mu bibazo ni njyewe uteka ariko nanone wa mugani mwana hahita bagukurura imadiride wahita uyibona aho ngaho tujye dukora kariya konyine mwana ahubwo reka mbaze nigire mu turimo uhembe nkuretse ko mapu niyo ngiyo niyo nyine iyo ngiyo
Sheri ntabwo uzaza kuryoherwa. barumva byanduriye ibintu by'imiziki. Oya ubundi se kari akaganiro ari uko gafite akagoma keza uzi kuri iki kiganiro gikunda. Sheri njye ariko mfite ikibazo cyo kuba bigejeje isaha mutarateka. Oya ariko ndatetse. None se ko mwatinze guhisha ko kuba umuyoboye ko naburaye? Ariko se koko urakomeza uvuga ngo nabukuraje njye nigeze mbukuraza. None se ubwo mbishinje nde niba ari we mugore hano muri uru rugo ari wowe watetse? Kabutindi kabutera si uriya si Jama waje se we warabitetse. Njye ninjye warabitetse umunyu ungana kuriya koko. Ku buryo wavuga ngo nabukuraje. Jama niwe watetse umunyu ungana kuriya. Kwagira ngo ni inkware mwari muteze. Njye umva byari maze kunanira. Birangoye. None se ubwo reka mubaze Biju nako Sheri. Ko wowe iyo mbwiye ngo Jama niwe watetse warangiza ukabuze uko naburaye bikageza isaha Jama ubundi ibi bintu wabyiza ati mumumpamagarira ze hano. Jama Jama Hagurutse ariko ukajya ku muri wagira kakuvugisha umunwa gusa. Reke muhamagara ze hano. Sheri wewe ngo tutangiye kuguheza abana ni gute bantegurira ibiryo bakarinda wowe barashaka neza. Jama icara hano mbwire ibintu ngiye kukubaza aba ari byo usubiza apana bimwe byawe. Mbwira ukuntu warabitetse ibiryo ukabishyiramo umunyu ungana kuriya. Ungana kuriya wagira ngo turi muri murihimura iki? Yamaye nk'amahuma nawe. Ubwo se kera bintu ntatinyuka kubikora koko. Imyaka yose tumaranye kubundi wakoraga ibintu neza. Wabona ufite agakobwa waharaye gasigaye kakurangaza ugashyiramo umunyu utareba. Ntabwo si ibintu birirwamo hano. Nsigaye narumiwe. Gamo mu mwanya usobanurire. Nyine nakubajije nsobanurira ukuntu utangiye kwica akazi. Uratuma ngukata. Bose rero ku ruganda zimeze. Ni gutya. Urabizi sinjya nkora ikosa. Mu bintu byanjye byose nkora bishyira ku murongo. None ubwo utangiye Ubwo ibyo bari kukwaza nibyo gusubiza. Byari isaha ya saa 12:45. Ubwo ninjiraga mu gikoni ngiye kugutegurira ibyo kurya. Hanyuma saa 12:47. Fuck ibyo vuga. Ariko wamuhaye umwanya akisobanura komeza amana. Yaje aransohora. Ngo N'imigeri myinshi cyane tivonda ategurira umugabo wanjye uyu munsi agomba kurara yishimye ngomba kumuha. Ako Sheri noneho ibi ni ibiki cyumva. ceceka. Yarigeze gusohora mu kikoni. Abanye ubugambo avuge. Ako Sheri uziko kandi uri kumenyera wa muhungu. Mureke yisobanura. Amubwira ngo umwirukane n'indora utetse n'injoro ibiri abiri. Sheri njye ntago ibi bintu nzabivamo. Jama nashaka kukubaza ninde warawutetse? Alliance ubundi arenga ari buza abisobanure hano. Ndashaka umbwire ni njye cyangwa sinjye ninde waraye? Sheri njye ntago ibi nabyemera. Nose utavuga gute ari kuvuga. Natumbwira inkotse yawe tuze abantu bavundi. Njye ntago ibi nabyemera. Iki ziba Soni. nawe ceceka. Mbwira ninde warawutetse? Ni Bishu. Sheri ntago nabyemera niba nsigaye njye ntago Yansobe mu nabyemera. gikoni ati ni ugomba kugitunganya. Ariko bro imyaka ubanye na Jama nuzi uburyo gutekera neza. Sheri hafi. Jama haguruka genda. Hasha. Bro waracatse. Mva mbese uyu nawe. Jama reka nkubaze ikintu kimwe. Niwe watetse cyangwa ni Biju watetse? Bose bareka nkubwiza ukuri nkuko bivuze. Igihe tumaranye wigeze wumva nkutekera umunyu nkuri Nyine nanjye bya cyangwa ngo ndenze urugero ku mavuta. None se ku cyumva ko nabikoze nijoro gusa sinjye watetse ni umugore wawe wagutekeye. haguruka wigendere. Riki ibyo ari byo byose uba uri muri uru rugo iyo ari Jama uri mu gikono ububizi niyo ari Biju wagiye mu gikono ububizi. Ndashaka kumbwiza ukuri rero wowe nta makuru ufite. Ariko bro no kwenda Jama utajya umwumva imyaka mumaranye urayizi. Ni myinshi cyane uburyo gutekera urabizi. Uko nkuko gusobanuriye neza niko byagenze.
yageze ariya masaha bijoza yahinze amusohora mu gikoni nawe ati sohoka ntekera umugabo wanjye mukubite keya uyu munsi ndamukorera surprise jama arihungira arayimusigerera biteka nuko byagenze none uramubajije yarishajije ni biju wabitetse arangije none arabihakanye gusinze aranarira si ubibona se washaze musange mu cyumba umusanze turamutwitse